ushaka kumenya amateka y'abanditsi b'ibitabo baba bahano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi yose. And it's more powerful than a fist can ever be. Every time I sat down to write, I could rise above the walls of this prison. In the introduction of Chinua Achebe's Things Fall Apart, readers meet the main character Okonkwo, who gained fame and respect by winning a wrestling match against. Kurikira ikiganiro isomero kuri Radio Isangano. Kwimakaza umuco wo gusoma, wo soko y'ubumenyi. Iki kiganiro ntikikagucike. Ibe byiza nshuti mukunzi wa Radio Isangano haboherere hirya no hino duteze amatwi ku murongo w'104.9 FM urutwumvira no kuri murandasi wanditse wayashatu akadomo radisangana.com no kuri application ya Radio Garden. Wayumvise indanga kiganiro ni kiganiro isomero umva ku cyumweru saa moya zuzuye z'igitondo ndetse no kuwa kane ku isaa 12 n'igice. Nanone uyu munsi turi kumwe n'umwanditsi Emmanuel Uwimana, tugiye kumenya byinshi ku gitabo yanditse cyitwa Ibikomere byawe byanteye gukomera. Manuel Uwimana, ikaze kuri Radio Isangano mu kiganiro isomero. Murakoze cyane kumikaze kandi nashimiye kugaruka hano ku Radio Isangano vraiment bane bahumugisha. Emi, tugusanze hano ku isomero Kigali Public Library. Ubwo ni isomero rusange ry'umujyi wa Kigali. Kuba ngusanze hano mu isomero rusange ry'umujyi wa Kigali ahari ibitabo byinshi, kuba nkusanganye ibitabo nawo bwawe wiyandikiye bishobora gutera amatsiko uteze amatwi Radio Isangano akaba yakwibaza ati subundi Emi nyuma yo kuba umwanditsi ubundi mu buzima busanzwe ni muntu ki kandi ahurira he n'umurimo wo kwandika, ni iki cyamuteye kwinjira muri uwo mwuga wo kwandika? Mbere na mbere Emi mu buzima busanzwe ni muntu ki? Murakoze cyane. Mu buzima busanzwe ndi umugenzuzi w'imari ya leta mu kigo kimwe cya hano mu Rwanda cyitwa Rwanda Medical Supply Limited. Nkaba rero nkunda kwandika, nkunda no gusoma. Burya mu Kinyarwanda baravuga ngo umuntu atanga icyo afite. Rero kuba nkunda kwandika cyangwa se nkunda gusoma, ubwo bumenyi nkura mu ibyo bihangano bitandukanye by'abandi, uko nganira n'abantu benshi batandukanye, cyangwa se n'ubumenyi umuntu aba afite ku giti cye aba yumva atabyiherera na wenyine ahubwo yabisangiza abandi. Icyo kirezi wamenye, wagiriwe ubuntu bwo kumenya iteka y'ufite iyo mpano, reka mbyite gutyo, uba wumva utayipfukirana umugani w'abandi ngo urenzeho ngo ucane itara ngo urenzeho intonga, ahubwo uba wumva urwo rumuri ufite rwamurikira n'abandi bakamenya ibyo bintu byinshi byiza. Nk'uko rero wowe umaze kubivuga, iyo mpano yo kwandika urwo rumuri wamenye ryari kurufite, wumva urabikomoye gute kukiryari? Urwo rumuri rero namenye ko rufite mu 2010. Ubu tuvugana hashize imyaka 12 ndimo gukora, ndimo kwandika. Niyo mpamvu ureba umaze kuvuga ibitabo 5, ariko hari n'ikindi cya 6 cyitwa Umurunga w'urukundo, nacyo nasohoye gisanga ibingibi. Hakaba n'ikindi nanone cyo ntari nabasha gutunganya neza cyitwa Ubuzima mu muryango, ni nacyo natangiriyeho. Rero maze kumenya ko iyo mpano nyifite, nagerageje none uko ugenda wandika kimwe ni kuryoherwa, ukavuga ati ubundi iyo utangiye kwandika ku bantu wenda batarabikora ni nko kugira inspiration. Nubwo ngo utangiye kubikora ubumva ibintu bitekerezo byinshi byisukiranyije, kandi mu kwandika bisaba yuko topic wafashe ariyo ukomeza kuvugaho. Hari gihe rero uko wandika igitabo kimwe uhita wumva uvuga ati haje n'iki ngiki gishamikiye ku cyo wari urimo kwandika. Uko ugenda ukora ubushakashatsi, uko ugenda usoma ukavuga ati okay, n'iki ngiki ni topic n'utanzayivugaho. Buhoro buhoro rero bigenda byisukiranya ukagurushaho kuryoherwa. Ni muri ubwo buryo rero nahisemo iyi nzira yo kugira ngo ibitekerezo mfite, ibyo bintu mbona byiza bishobora gufasha abagenzi banjye muri societe, nkuko wagiye ubibona mu izi title z'ibitabo, ni ibintu by'imibanire y'abantu n'abandi mu muryango tubaho buri munsi.
wari wagiye rero mbaza ibibazo byinshi kugira ngo umuntu amenye uwo uri we. Hari igihe umuntu yumva umuntu nkawe turi kuganira kuri radiyo Isangano by'umwihariko ku bijyanye n'ubwanditsi. Kenshi hari igihe umuntu asoma igitabo akareba umwanditsi kanaka avuka n'aha yavutse iki n'iki, hanyuma bigenda gutya uba arubatse bikabimera gutya. Ndagira ngo gatoya wenda abatabasha gusoma ibyo wanditse ahangaha muri make ubihine maze utubwire. Yego. Muri make nge Emmanuel Uwimana cyangwa Emi Sempa navutse ku itariki 25 z'ukwa 12 1987. Urumva ndafite imyaka hafi 36 already nayigejejemo cya 35. Nkaba rero amashuri abanza narayize kuri Ecole Primaire ya Sanza mu karere ka Karongi. Ecole secondaire nayize aho bita Nyamishaba ni ku Kibuye naho mu mujyi, ndetse nza gukomereza muri Ecole secondaire ya Mubuga naho ni ku Kibuye. Nza no gukomereza primaire nako secondaire nza kwirangiriza muri Ecole secondaire ya Nyange hari abita ngo mu Ntwari, niho narangije secondaire. Université rero nayize muri Université y'Igoma iyo bita Inike, nza kuyikomereza muri Université ya IPB Byumba ari naho narangije mu 2013. Nza rero nanone gukora izindi bita ngo ni professional courses mu byerekeranye na management, ubwo ni ubunyamwuga mu icungamutungo. Mfite rero iyo mpamyabushobozi navanye muri University of Kigali mu 2019 aho ndi umucungamari w'umunyamwuga. Ubu rero currently nkaba nyine nkuko nabivuze ndi umugenzuzi w'imari ya leta mu kigo kimwe cya hano mu Rwanda. Nkaba rero ndi umugabo wubatse ufite abana 2 b'abahungu n'umudamu, tukaba dutuye mu karere ka Rwamagana. Nkaba nkorera iki. Ubona iki gitabo gifite couverture cyangwa se igifuniko cy'umukara n'amashusho y'aho ari abantu 2 ntabwo bigaragara neza. Aravuga ati iyi couverture y'umukara n'amashusho y'abantu 2 bari kumwe isobanuye iki? Ese irahurira he n'ikiri mu gitabo imbere? Murakoze cyane. Nk'uko abadukurikiye babyumva, izina ry'igitabo cyitwa Ibikomere byawe byanteye gukomera. Bishatse kuvuga ngo rero buriya izina donc ibara ry'umukara risimboliza umubabaro. Ndetse yenda n'iri silver nacyo hari igisobanuro ritanga kivuga nyine gukomeza abantu mu gihe cy'imibabaro n'ikingira ngo abantu benshi bari mu mibabaro barabizi ko iryo bara rikoreshwa bitewe n'umuco. Rero aya mashusho ubona ni umuntu, ni abantu 2 umwe ahobera undi. Biratse kuvuga ngo umwe yari yarakomeretse aganira n'undi wakomeretse, nyuma yo kumva ibye bimutera gukomera, barahoberana barakomezanya. Nicyo gisobanuro cy'igikava n'ibiriho inyuma. Iki gitabo cyanditse ryari? Iki gitabo cyasohotse natangiye kucyandika mu 2021 ariko cyasohotse mu 2022. Gisohore muri edition inzu y'ibitabo cyangwa publishers nakoresheje G&I Publishers, niwe twakoranye kino gitabo. Urakoze cyane kuba waranditse iki gitabo tugiye kuganiraho wise Ibikomere byawe byanteye gukomera. Iyi nteruro ubwayo kugira ngo yiyumvemo kwandika iki gitabo kagiye iyi nteruro umuntu ashobora kuyisoma agahita yibaza ikiri muri iki gitabo. Tubwire muri make inkuru yacyo uburyo igenda, wenda uri burangize twumvise impamvu yo kuba waranditse igitabo kagiye interuro imeze itya, iri zina rimeze ritya. Murakoze. Iki gitabo njya kucyandika ni igitabo gishingiye ku mateka yabaye mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hano mu Rwanda. Ni igitabo rero nanditse nyuma yo kuganira n'abantu b'ingeri zitandukanye, aho uganira n'umuntu yakubwira amateka ye y'uburyo abaye mu muryango nyarwanda, ibikomere afite yatewe na jenoside yakorewe abatutsi, ukumva ububabare afite, ukibaza uburyo abayeho, ugasanga nyine ni igitabo ubwabyo. Rero nandika icyo nashakaga kugeraho cyangwa se gufasha abantu bari mu muryango. Usanga abantu benshi bakomeretse bitewe n'ayo mateka, donc barigunze, barihebye cyangwa se bagize depression, bakeneye umuntu batega amatwi.
kandi kubatega amatwi inshuro nyinshi usanga bafite ipfunwe ryo kuvuga ibintu byabakorewe, bigatuma bya bikomere bakomeza kubana nabo. Aho nigeze kuvuga mu kiganiro kimwe nigeze gukora, aho usanga umuntu wakomeretse ameze nk'uwafungiranywe mu nzu ya wenyine kubera ya mateka yahuye nayo. Nk'uko rero inkuru ibivuga, ni inkuru ndende, ivuga ishamikiye ku bana babiri. Ndabona uwitwa Karisa, ndabona n'uwitwa Gasaro. Uwitwa Kariza n'uwitwa Gasaro. Amateka yabo avugwa ate muri iki gitabo, kandi urabihuza ute n'izina ry'igitabo? Yego, iki gitabo nyandika nibutse ko amazina avugwa muri iki gitabo ni amazina nifashishije nk'umwanditsi, ariko ahagarariye izina rya buri muntu wese ufite amateka asa n'ay'aba bantu. Uretse kuvuga ngo rero ni igitabo nanditse ngira ngo mfashe abantu gukira ibikomere, nsangiza abantu amateka y'abantu barenze umwe. Uzasoma cya gitabo ufite ibikomere bimeze nka bya bindi, bimufashe gukomera nk'uko izina ry'ibitabo bivuga. Nk'uko rero mbigarutseho, inkuru itangira ivuga abana babiri b'abakobwa bahuriye muri Oroferna ubwo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yari irangiye. Abo bana Gasaro, ntangira inkuru mvuga ko yatoraguwe n'ababikira bakamushyira muri Oroferna, atoragurwa ku kiliziya aho ababyeyi be, mama we yari yishwe, ndetse nawe bamukubita umuhoro ku gakanu cyangwa se ku gikanu, ariko ntiyashiramo umwuka. Nyuma yo kumutoragura, ababikira banditse uwo mwirondoro w'uko uwo mwana yatoraguwe ku kiliziya mu mirambo y'abandi bantu benshi bari bishwe, ndetse na mama warimo yibona muri Oroferna. Noneho nza kugaruka nanone kuri Kariza, nawe watoraguwe mu nkambi aho hari hatewe igisasu gihitana ababyeyi be, nawe arakomereka cyane, nawe baza kumutoragura muri iyo nkambi, yibona muri ya Oroferna. Iyo Oroferna yahuriwemo n'abandi bana benshi. Abo bana bombi bahuriye muri Oroferna ariko bafite amateka atandukanye. Nk'uko mbigaragaza mu nkuru, naherekeje abo bana nyuma gatoya, nk'uko amateka y'u Rwanda bigaragaza, ayo ma Oroferna yarasenywe mu Rwanda, abana bashakishirizwa imiryango yabo yaba yarasigaye kubakira, ndetse n'abatarafite imiryango babashakira indi miryango ishobora kubakira. Nashaka kugaragaza rero ibikomere aba bana bari batoya bari bafite ku myaka 4-3 bahuye nabyo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, n'ingaruka bakomeje kugira mu gihe bari bageze muri ya miryango. Bya bikomere byakomeje kubakurikirana. Nk'uko mbigarukaho, Gasaro ageze nyuma ababikira bakomeje gusakisha umuryango, baza gusanga uyu Gasaro papa we umubyara ari we warishe nyina mu gitero cyari cyaragabwe ku kiliziya. Nibutse yuko amateka cyangwa se papa wa Gasaro yari mu bantu bahigaga abandi cyangwa bahigaga abatutsi mu gihe cya jenoside, mu gihe nyina wa Gatesi we yahigwaga. Gatesi rero nawe yari yahunganye na nyina ku kiliziya, ari mu batemwe. Ni ukuvuga ngo rero ageze nyuma yo gushakisha amakuru y'umuryango, basanze abana babiri bavukanaga b'abahungu bararokotse ubwo bwicanyi, ariko se yarafunzwe azira amahano yakoze. Uwo mwana we kuko yari mutoya ntiyarazi ibyabaye, akigera mu rugo kuko yagezeyo hashize imyaka 4 cyangwa 5, bamubwira iyo histoire yuko cyangwa se ayo mateka yuko papa wari we wishe nyina. Icyo cyari ikindi gikomere kiyongera kuba ari imfubyi. Icyo ni gikomere kimwe. Ngeze ku ruhande rwa Kariza we ubwo yasubiraga mu muryango, yasanze papa we na mama we barapfuye muri bya bitero byagabwe muri ya nkambi yari yarahungiyemo. Hararokotse bakuru be babiri nabo, umwe muri bo doko bakirokoka baje kurererwa, baje guhabwa inzu y'abana b'imfubyi, babanamo n'abandi, ariko nyuma mukuru wabaza gushaka. Uwo rero Kariza yaje kurererwa muri wa muryango wa mukuru we. Agezeyo rero igikomere nawe yasanzeyo, umugabo wa mukuru we yatangiye kumufata ku ngufu, amushyiraho iterabwoba ko naramuka bivuze, yari umwana ugeze mu gihe cyo kwiga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, naramuka bivuze azamwica. Umwana kuba muri rwa rugo nawe yahahuriye n'ibikomere. Nkomeje rero, aba bana b'abakobwa bakomeje guhura n'ingaruka z'ibikomere cyangwa se za jenoside, ariko na nyuma ya jenoside bya bikomere byakomeje kubakurikirana. Nkomeje rero ku ruhande rwa Kariza byaje kumuranira gukomeza kwihanganira ku bana, kuba muri wa muryango atabasha kuvuga ibi bimukorerwa, akorerwa na muramu we, atoroka
iwabo ajya kwibera mu muhanda. Agezeyo yahahuriye n'undi mwana witwa Wibabara. Uwo mwana we nawe mvuga ibikomere bye by'ukuntu byagenze. Nyina umubyara yari yarafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside. Yewe nyuma yo kumufata ku ngufu baramutemagura basiga bazi ko yapfuye. Nyuma aza kujya mu bitaro. Agiye mu bitaro nyuma y'igihe runaka ari mu bitaro barimo kumwita banamubwira inkuru y'uko atwite. Yibuka ko umwana atwite ava mu bantu bamufashe ku ngufu ndetse bakanamwica nubwo atashizemo umwuka. Ni ikindi gikomere kiyongera ku bindi bikomere. Uwo mwana w'umukobwa nyuma nyina yaje kuza kubera ko bari baramwangije bikomeye. Yamaze imyaka irenga 10 aryamye kwa muganga atabasha kuvayo. Uwo mwana nyina yaje kwitaba Imana abura ahandi hantu ajya mu muryango, ajya kuba mu muhanda. Yaje guhurirayo na Kariza wavuye kuri ba bakuru be nawe byanze. Ni ibikomere by'abantu benshi batandukanye binatandukanye. Igikomere kimwe kiza gisanga ikindi. Ni abantu babiri cyangwa barenze babiri bakomeretse. Ku rundi ruhande Gasaro wageze iwabo abwiwe yuko se ari we wishe nyina, yahise yanga se. Se yari afunze akajya amutuma umwana wanjye namenye ko kiriho uzaze kunsura. Umwana akavuga ati kuri njye ntukitwa papa, sipoza ko wapfuye nturiho, sinzigera nkubabarira, nta nubwo nzigera nifuza kukubona. Ba bana b'abahungu basaza be yasanze hariya kubera ubuzima bubi. Nyina yari yarapfuye, ise afunze, bibana iwabo bonyine. Ishuri ryari ryaranze, birirwa bikoreye imizigo, birirwa basabiriza kugira ngo babashe kubaho. Wa mwana w'ubukobwa Gasaro ubuzima yasanze iwabo nabwo cyari ikindi gikomere. Agereranyije nyina yari yishwe na se, bakuru be basaza be batabasha kumutunga, babayeho mu buzima buri misericorde. Benshi aza guhura n'umuganga wari ushinzwe gukora isanamitima kubera ko nyuma ya jenoside harabayeho abantu benshi bagize amadepression, bagize kwiheba, bafite ibikomere byinshi n'ihungabana, bakomeza kubareyanima n'abandi bana bari bafite ibikomere nk'ibyo. Uwo mubyeyi wa mwana w'umukobwa ise yaje gufungurwa mu mbabazi zatanzwe. Umwana yamenye ko yafunguwe asaba bababikira ahantu yigaga ko adashaka kuzasubira iwabo kugira ngo atazabonana na se. Ababikira baramwemerera akajya aba mu kigo, vacances yageraho gutaha iwabo agahama mu kigo agakora uturimo tw'amajaride n'amasuku kugira ngo abashe kubaho. Ibyo byose ni ibikomere ndimo kugenda mvuga kandi bigende bituruka ku mpande zitandukanye. Niye nzira abo bana banyuze bahuye n'ibikomere bitandukanye bakura yaba mu miryango bareruwemo cyangwa mu mateka bakuye kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Ni gute noneho bahuye, ni gute bakize ibyo bikomere? Inzira bakizemo ibyo bikomere nibyo uteze amatwi radisangana ashobora kumva afite amatsiko yo kumva. Aba bana mvuze reka mvuge ngo ni bamwe mu bahagarariye abandi bantu benshi bafite ibikomere bitandukanye mu muryango nyarwanda. Inzira rero nkuko nabivugaga, harimo umuganga mvuga mwino nkuru witwa muganga Sandra, nawe wari wahuye n'ibikomere. Nawe bari reka nayo iyo nkuru nyivuga kugira ngo mbone gutanga uburyo abantu bakiri ibikomere. Muganga Sandra yari mu itsinda ryari rishinzwe gufasha abantu gukira ibikomere. Yakoraga kwa muganga, twabita ngo ni abantu bafasha abantu isanamitima. Nawe yari yarahuye n'ihungabana aho yari afite mu gihe cya jenoside, yari afite umugabo afite abana 3 barabica, n'umugabo nawe baramwica. Nyuma aza guhura n'umugabo nawe ufite abana, afite n'umugore nawe barabishe bose, nawe n'abafamiliye bose yarasigaye wenyine. Abo bantu bombi Sandra n'umugabo barihuza bagira undi muryango. Ariko muganga Sandra ntabwo yari yarigeze abwira umugabo we ko bamufashije nawe ku ngufu mu gihe cya jenoside. Ni ibanga yari amaranye igihe kirenga imyaka 20. Ibyo bintu rero byamubayeho nubwo yafashaga abandi gukira ibikomere, ariko nawe yari afite igikomere yabanaga nacyo. Uko iminsi yashiraga yakomezaga kubwira abantu nubwo wakomeretse ntibizakubuze gukomeza ubuzima, kuko nyuma yo gukomereka abantu babaho, abantu barakomera bakazagera ku bintu byinshi. Muganga Sandra rero mu gihe kimwe ubwo bajyaga bajya kwibuka iwabo ahantu yari yararokokeye, yaje guhura n'abantu bari baramufashe ku ngufu kubera ko batari ayo makuru yo kumufata kumva atari yarayatanze. Abantu bari barahaniwe ibindi ariko ntibahananirwa ko bafashe muganga Sandra ku ngufu. Inshuro nyinshi rero yajyaga kwibuka yahuraga n'aba bantu bikamubabaza.
umunsi umwe rero afata decision cyangwa icyemezo cyo kuvuga ya nkuru yose mu gihe bari bagiye kwibuka. Ayivuze, umugabo we bari bafitanye abana babiri, yayivuze mu ruhame kwa kundi abantu barimo gutanga ubuhamya, yibaza ukuntu umudamu bamaranye imyaka irenga 20 ataramuhingurikiriza iryo jambo. Birangira na wa mwanzi. Ni igikomere, ni ibikomere byiyongera ku bindi bikomere. Ni inkuru ndende ibabaje yuzuye ibikomere nk'uko bivugwa, ariko ifite ubuhamya cyangwa se ubutumwa ishaka gutanga. Ngera ku iki ngiki, muganga Sandra akimara kuvuga ibyo yararuhutse ku mutima, ndetse n'abantu benshi batangira kwibaza se uyu niwe wadufashaga gukira ibikomere kandi burya nawe yarakomeretse. Sinzi niba urimo kubyumva, n'abadukurikiye niba barimo kubyumva. Nshaka kuvuga iki rero mw'iyi nkuru? Nshaka kuvuga yuko mu muryango nyarwanda hano tubayeho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, hari abantu bafite ibikomere bamaranye imyaka irenga 20 na babana nabyo umunsi ku wundi, nyuma yo kubura abana, nyuma yo kubura ababyeyi, nyuma yo kubura umugabo cyangwa umugore, nyuma yo kubura umuryango wose, hari ibindi bikomere afite atashobora kubasha kuvuga. Akeneye umuntu umutiza urutugu, akarambikaho umusaya, akarira, akamubwira agahinda afite. Yakamubwira kubera ko yamutije umwanya wo kuvuga, akaruhuka umutima, akabanza akamubwira ibye, nubwo byafata igihe kinini nawe akazabasha kuvuga ibye kubera ko yabonye umuntu umwumva. Ikibazo rero abantu benshi turi mu muryango nyarwanda cyangwa bari mu muryango nyarwanda bafite, aribo ba Gasaro, ba Kariza, ba Sandra n'abandi benshi mvuga mu iki gitabo, nuko dufite ikibazo cyo kutagira abantu tubwira uwo kwizera. Voilà. Umuntu meze nicyo ushatse kuvuga. Nicyo nshaka kuvuga. Ariko natangaga igisubizo mvuga ngo wowe wakomeretse, nugira umugisha wo kubona umuntu ugutega amatwi uzamubwire, kuko kumubwira kwawe bishobora nawe kuhita bimukomeza, kuko nawe hari ibindi ashaka kubwira, kuko nawe yarakomeretse. Nubwo naravuga ngo nubwo bitari ibintu biri TikTok, uvuga ngo ndavuze nawe umbwire, ndakubwiye uhita ukira. Naravugaga ngo gukira ibikomere ni inzira ndende. Umuntu umwe aherekeza ubundi umwaka umwe cyangwa 5-10, ariko akazagera igihe agakira. Rero nandika kino gitabo, intego yanjye ya mbere nk'uko izina ry'igitabo rivuga, ibikomere byawe byanteye gukomera. Nari narakomeretse, ariko maze kumva uko wakomeretse bintera gukomera, kuko namenye yuko atari njye wakomeretse njyenyine. Namenye yuko atari nanjye wakomeretse birushije abandi. Nk'uko nagiye kubwiriza inkuru, nakubwiye inkuru ya Sandra, nababwiye inkuru ya Kariza, mbabwiye inkuru ya mama ya Wibabara, umwana wabaga mu muhanda wadafite n'umuryango, mbabwiye inkuru ya Sandra n'umugabo we n'ukuntu abana n'umugabo bamutaye. Ibyo byose ni urugero rw'ibikomere byinshi biri mu muryango nyarwanda, kandi aba bantu bakeneye njye nawe kugira ngo tubahe umwanya wacu mutoya dufite, tubatega amatwi, tubatize urutugu rwacu, baririreho, ariko bakomere, bumve yuko gukomereka kwabo bitagomba kubaherana ngo bumve ko bagomba kwiyahura. Abantu benshi, yenda ku bantu baduteze amatwi, hanyuma muri iki gitabo cyawe umuntu ashobora kwibaza ati se ugaragaza imbaraga zo kuvuga, imbaraga zimeze zite mu bijyanye no gukira ibikomere kuvuga? Yego, urakoze cyane. Nabigarutseho hano, navuze yuko ku bantu bafite ihungabana, ku bantu bakomeretse, baheranywe n'ayo mateka cyangwa se n'ibyo bikomere, ibanga rya mbere ni ukuvuga. Umuntu ukomeretse, umuti tugomba kumuha wa mbere ni ukuvuga. Wowe wumva ko wakomeretse uduteze amatwi kuri Radio Isangano muri kino kiganiro, intambwe ya mbere ugomba gutera ni ukwatura, ni ukureba inshuti wizeye, bitagukundira ukagana bano baganga bashinzwe isanamitima kwa muganga barahari ku bitaro byinshi, ukamusaba umwanya, barawutanga, bakaguherekeza, bakagufasha. Uyu munsi hari ingaruka nyinshi z'abantu bacecetse ibintu byabakorewe, bafite ikibazo cya depression, bigeraho akarwara n'indwara zo mu mutwe, bigeraho ukajya ubona umuntu ntakiyitaho, sibyo? Niba ari umumama nta cyoga, niba ari umugabo nta famiye, byaranze gufata inshingano, byaranze kubera bya bintu byinshi afite mu mutima atigeze abwira abantu. Mbwira abantu rero, ngira abantu inama yuko inzira nziza tera intambwe.
wiheranwe n'agahinda, tera intambwe. Hari amaboko menshi agukikije, hari abantu benshi beza bagutegereje kugira ngo muganire, ubabwire akakuri ku mutima, akakubabaje mwino myaka yose, bakuruhura umutima. urakoze cyane kuba waranditse iki gitabo gitanga umusanzu mu gufasha abantu mu isanamitima, ariko nanone umuntu uduteza amatwi ashobora kwibaza ati se kwandika iki gitabo ibikomere byawe byanteye gukomera, ni ubuhe butumwa washaka guha umuryango nyarwanda muri rusange wahuye n'aya mateka wagarutseho ya jenoside yakorewe abatutsi yasize ibikomere muri benshi, ariko kandi nanone by'umwihariko wandika iki gitabo ibikomere byawe byanteye gukomera, ni ubuhe butumwa washaka guha abafite ibikomere bakomora kuri aya mateka ashaririye? Murakoze cyane. Iki gitabo nacyanditse yego bwa mbere nyandikiye abanyarwanda, ariko none nyandikiye n'isi yose, kubera ko hari abantu benshi nagiye mbigarukaho, hari ibihugu byinshi nabyo bikirimo gukorerwamo ubwicanyi ndengakamere, kugira nabi ikiremwa muntu, aho nyine abantu benshi n'ubundi bagifite bya bikomere cyangwa bihora bivuka buri munsi. Nandika rero nashaka gutanga ubuhamya cyangwa se ubutumwa ku bantu bari muri uyu muryango nyarwanda by'umwihariko, ndetse n'abari ku isi yose muri rusange, ko bagomba gutega amatwi, guha umwanya aba bantu bakomeretse. Bakeneye umuntu batega amatwi, bakeneye umuntu bateza rwa rutugu nahoze mvuga, bakeneye umuntu bayagira akari ku mutima kandi bumva bizeye. Ariko nanone nkagaruka ku bantu bakomeretse, ku muntu ugifite conscience cyangwa se gutekereza, nawe nafunguke, narunguruke hanze. Hari icyumba arimo kigoswe n'aya mateka ye gusa, narunguruke hanze. Hari abantu bamutegeye amaboko, hari abandi bantu nabo bababaye nkawe cyangwa bamurengeje cyangwa se arushije, ariko bashobora kwisungana, cyangwa se n'abaganga babyigiye bashobora kumufasha bakamuherekeza, bakamuvana aho hantu ari, navuga ngo yiboheye cyangwa yabohewe n'ayo mateka, bakamufata akaboko bakamwereka ko hanze hari ubuzima, nyuma yo gukomereka hari ubuzima. Yiheranwa n'agahinda, yikwanga ubuzima, yikwanga kubaho. Igihugu kiramukeneye, abavandimwe baramukeneye, inshuti ziramukeneye, kugira ngo bubake igihugu, bubake isi ibe nziza kurusha uko bayisize, kandi bakosore, batange n'urugero rwiza, bakosore ibyo abandi bakoze, abo bakoze amarorerwa n'amahano, nabo bahindukire, bunamure icumu, bamenye ko kugira neza ari byo kiremwa muntu kigambiriye cyangwa se gikeneye. Yakubaza ati se iki gitabo umuntu yifuje kugisoma yagisanga he, yakibona ati? Murakoze cyane, ndabashimiye. Nuvuga ngo iki gitabo umuntu ashaka kugisoma yagisanga muri library Caritas ikorera hano i Kigali, ndetse no muri library ya Ikirezi nayo ikorera hano i Kigali Kacyiru, cyangwa se akagisanga muri library Kigali Public Library, ni isomero rikuru ry'igihugu rikorera hano naryo Kacyiru. Ho uranagenda ukagitira, ukaba wagisoma ukazagisubizayo, rwose kirahari. Cyangwa se ukaba wampamagara kuri 0788 89 2053, aho waba uri hose mu Rwanda, igitabo nkikugezaho. Kigura amafaranga 10,000 by'amanyarwanda. Tugushimire cyane rero kuba wemeye ko tugirana ikiganiro kuri radio Isangano, kandi inganzo yawe komeza uyikomereho, ntukure mu ruge, urubaka u Rwanda, urubaka umuryango mugari w'abanyarwanda, urushakira ibitekerezo bya ruyobora ku neza y'ubuzima. Nanjye ndabashimiye cyane Bwana Mutabazi ku mwanya muba mwatugeneye nk'abahanzi. Vraiment ni inkunga ikomeye kugira ngo ibihangano tuba twaratakajeho umwanya, twarafashe igihe kugira ngo tubigeze ku banyarwanda bakunda gusoma no kwandika, kuko nibo twandikira. Tugushimire nawe wari wateze amatwi Radio Isangano, kujyakira amajwi yawe ku 104.9 FM cyangwa kuri murandasi wanditse @radioisangano.com no kuri application ya Radio Uganda. Tuzongere duhurire kunyakira amajwi yawe ku cyumweru isa moya, ndetse no kuwa kane isa 12 n'igice z'umugoroba. Komeza rero ugwiza amahoro n'amaboko. Ushaka kumenya amateka y'abanditsi b'ibitabo baba bahano mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi yose? And it's more powerful than a fist can ever be. Every time I sat down to write, I could rise above the walls of this prison.
In the introduction of Chinua Achebe's Things Fall Apart, readers meet the main character Okonkwo, who gained fame and respect by winning a wrestling match against. kurikira ikiganiro isomero kuri radiyo isangano. twimakaza umuco wo gusoma wo soko y'ubumenyi. iki kiganiro ntikikagucike.